Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tube kaze ku makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda, mugiye kwezwa nanjye Mukazarukundo Clarisse. Uyu munsi twagize ikirere cyaranzwe n'ibicu byiganje mu masaha mu gitondo henshi mu gihugu, ariko mu masaha yo ku gicamunsi mu bice byo mu burengerazuba, ibice by'amajyaruguru, igice gito cy'amajyepfo ndetse n'icyo mu burasirazuba habonetse imvura. Mu masaha yo ku gicamunsi ku munsi w'ejo n'ubundi mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe imvura. Reka dukomeze tubagezaho umunsi w'ejo ku kirere kizaba cyitwaye duhereye mu masaha mu gitondo ndetse turi no ku gicamunsi, tuze no kureba mu minsi 5 iri imbere. Mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe ibihe by'umucyo ndetse no mu bice byo mu burengerazuba n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -10 ndetse na -17. Nyabihu niko karere kazaba gakonje mu gihugu hose, kazapimirwamo -10. Naho mu majyaruguru mu masaha mu gitondo hateganyijwe naho ibicu bitazatanga imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -13 ndetse na 14. Uturere twa Musanze, Burera ndetse na Gicumbi nitwo tuzadukonje mu majyaruguru, tuzapimirwamo -13. Naho mu burasirazuba hateganyijwe naho ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -15 ndetse na 17. Kirehe niko karere kazaba gakonje, kazapimirwamo -15 mu burasirazuba. Naho mu mujyi wa Kigali naho hateganyijwe ibihe by'umucyo n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -17. Mu gicamunsi mu ntara y'amajyepfo hateganyijweyo imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -24 na 26. Mu bice byo mu burengerazuba hateganyijwe naho imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -23 na 27. Mu majyaruguru naho hateganyijwe ibihe by'imvura n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -22 ndetse na 25. Mu bice byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu naho hateganyijweyo imvura ndetse akarere ka Nyagatare niko kazaba gashyushye mu gihugu hose, kazapimirwamo -28. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo ibihe by'imvura ku gicamunsi n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -27. Reka twkomeze tubagezaho uko iminsi 5 iri imbere kuva ku itariki 10 kugera ku itariki 14 z'uku kwezi. Mu kirere cy'u Rwanda rero muri iyo minsi uko ari 5 iri imbere hateganyijwe ibihe by'imvura mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, ikaziganza mu bice byo mu burengerazuba ndetse no mu majyaruguru ugereranije n'ahandi. Reka twkomeze tubagezaho igihe izuba rizarasira ndetse n'igihe izuba rizarengera. Izuba riteganyijwe kurasa saa 11:52 za mu gitondo, rirenga saa 12:01 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugira umugoroba mwiza.